turebe buryo ki twamanura umubiri w'umufasha we ahari nubwo yaba yicaye mu igare ariko Imana no umukozi w'umuhanga arimo aratambuka nubwo bitoroshye gusa n'indwanyi nubwo mbona ko n'indwanyi igihe cyose Papa Fils yarari kwa muganga aryamye muri koma anayivuyemo ubwo umubiri wa Mama Fils wari uri muri morgue bagiye batubwira bati uyu muntu nindwa situzi impamvu arimo ararwana n'ubuzima kugira ngo agaruke uko twibazaga ngo umufasha we aragenda adahari biramira biti nawe ubwe mu mutima we yarwanaga no kugira ngo abyuke arwana no kugira ngo abyuke ndamushimira yarwaye kitwari kandi Imana izamufasha ntahazajya Imana ntago yakwemera ko abagendera rimwe naramuhamagara kamwe ya mama bigeze none ko abana bagiye kujya ku ishuri ukabutishyuza amazu bakaba bakugezamo amezi ngo n'umubyeyi ngo ari kuki niba ari ikiriri niba ari igisimbizi ngo ntago namwishyuza hari umuntu abanje bashiki banje mwarabibonye ntago muri mwenyine right yego ntago muri mwenyine kandi Imana yabazigamiye Papa Fils arahari urukundo Mama Fils yabakundaga nawe murabizi ko ni bamwe mukomere imbere ni heza kandi inzira Mama Fils yabatoje abariyo mukomeza yaraje aranyenginga yararimo aransezeraho arambwira ati mama yize ahantu tuzajya ibintu zabo utarimo sinzi ukuntu bizaba bimeze ndamubwira ninge namaze gutegura urugendo kandi urugendo rwanyu nararuhakanye kuko naho nzajya namaze kurarika ni nubundi no gusenga nzambigiyemo ariko mu byukuri nzabasengera Imana izabane namwe ubwo Mama Fils numva ino nkuru yabo ngewe byananiye kubyakira mpinduka nk'umusazi ni Mama Gadi wari ubimbwiye mvuze indura aho ngaho ndavuga ntago byakunda ko pasiteri na Mama Fils bapfa ni Imana yo muje niyibuka imirimo basi dusigira umwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire hamagara 0783 93 793 Marshal Real Estate iduhaye Sevarante itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe waba ufite hoteli waba ufite moteri barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda Beauty and Wood Limited igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka abantu bakabategura neza meza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije bakanyamabuye meza ateye amabengeza biti biryoheye amaso indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwe imbere waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo apartment waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umarutse gato werekeza Nyabugogo hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited Beauty and Wood Limited igisubizo ku banyafurika abashyitsi inshuti ndetse n'abayobozi b'inzego za leta ndabashimira by'umwihariko ndabashimira cyane igihe cyose uhereye ku itariki ya 22 ntago mwigeze mudutenguha twabanye namwe ndetse nubwo umubyeyi wasigaye ari we Papa Fils
yaradahari twarababonye. Imana ikomeze ibaho umugisha. Kuri Mama Fils ni byinshi twamuvugaho, twarabitangaje, inshuti abavandimwe baturanyi bose barabivuze, ndetse na nimugoroba hashize twakurikiranye documentaire zigiye zitandukanye zimuvugaho, byose twarabivuze. Ndi hano nshimiranye Mama Fils ni umubyeyi wacu, ariko ni n'umuvandimwe wacu. Ntabwo ari mama gusa, ababo bose barabizi. Pardon ku batanzi ni Fils Murenzi, ni njye mfura muri uno muryango, ariko ndashimira Imana kuba Mama Fils yagiye igitabo cye cyuzuye. Ino aksida ikiba nahise mbimenyeshwa, murabyumva mwese, nk'umwana mukuru. Biba ngombwa ko ibyo nari ndimo byose mbihagarika, ntitaye ku byari byo byose. Hari inshingano umuntu aba arimo biba bigoye kugira ngo zivemo without permission, ariko bakubwiye ngo umubyeyi wawe agize accident cyangwa se hari ikibaye, nta nubwo bagutangarije ko hari ikibaye, ntabwo wakomeza ibyo urimo. Nahise mfata iya mbere ndagenda. Niyo mubyeyi nimugora yabibabwiye, bariya bose bavuye i Kigali baje bahansanga. Nabo ubwabo byarabatunguye, kuko ndi umuntu ujya umara amezi 2, amezi 3 ntaragira mu rugo bitewe n'inshingano z'akazi nkora, ariko bibajije uburyo ki bansanze i Rubavu. Naragiye nsanga Papa Fils ageze ku bitaro, hageragezwa uburyo ki bwose bushoboka bwo kugira ngo yitabweho, kuko we nibura yaragitera akaguru. Hanyuma tumushakira imodoka, tumukorera transfer zihuse, arazamuka. Ndashimira umugabo, sinzi niba ari hano, yitwa Philibert. Ntabwo muzi, no bwa mbere nari mubona, sinzi wamunyoherereje. Je pense que ni beau-frère, umugabo w'umushiki wanjye. Barambwiye bati hari umuntu aho ngaho ngomba kugufasha. Yabikoze nkaho ari beau-frère urimo urabikora. Yitwa Philibert. Nsabye papa, ashobora kuba atamuzi kuko ntabwo yari ariho, ariko bazamumushakire aze mu rugo babonane. Niwe nahaye inshingano zose zo kuva aho impanuka yabereye Rubavu, azamukana na Papa Fils, njye nsigara nita ku bya Mama Fils. Ntabwo nari kuzamuka kuko fridge zose za morgue y'Rubavu zari zuzuye,
ababyeyi bafashe ibitanda bagenda babishyira hasi ku murongo ku makaro. Ndareba ndavuga nti uko biri kose ntago nshobora ngumayo, hanyuma nohereza uwo mu papa azamukana na papa Fils kandi yahamugejeje neza. Turashimira abaganga babashije kumufasha, right now akaba akiri muzima tumubona imbere yacu. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Mu by'ukuri Mama Fils nk'uko nabitangaje nimugoroba muri documentaire, ntabwo ari umuntu wikunda habe na gato. Ikindi ntabwo yarebaga ku byo afite ngo ahereho agenera abandi, no. Umwana wa kane yabivuze Jovanis, ni wa muntu twe twashoboraga gukomplaininga tukavuga tuti se mama ko ubona natwe dusigaranye ibiro kuko twahawe umugisha. Urumva abakozi b'Imana hari ukuntu Imana igenda igomora inzira. Ntabwo yigeze ahaha ibiri 10, no. Yaguraga ibiro 50 by'umuceri, ibiro 50 by'isukari, ibiro 50 bya kawunga, ibiro 100 by'ibira, ibishyimbo byo yaguraga 200. Abacuruza mu kabuga barabizi, hari igihe bagira ngo turacuruza kandi tudacuruza. We kubera ko hari amatariki 2 mu kwezi yagiraga yo gufasha, nibyo navugaga byagira aho twabona stock iri hasi. Nababwiye ko ntakunze kuba mpari, ndetse no mu mashuri yanjye menshi ntabwo nakunze kuyiga hano. Hanyuma bakampamagara bakambwira se mama ko agira impuhwe zatiza n'urugi biti. Bakampamagara Fils, ubu tuvugana mama abantu bamugezemo amezi 6 ntabwo baramwishyura, yabihoreye bigende biti. Cyane cyane niyo nshuti uyu ndi inyuma niwe nageze aho mpinshingana ndamubwira nti okay Mama Fils, imiryango y'ubucuruzi nyimuvanyeho, imiryango y'ubukode nyimuvanyeho, ni mwebwe mugiye kubimanaginga. Buri mwana ngenda mwandika uyu muryango uzaza wishyuza. Kuko naramuhamagara akamubwira mama biteze none ko abana bagiye kujya ku ishuri ukaba utishyuza amazu bakaba bakugezemo amezi 3, ngo ni umubyeyi ngo ari kuki niba ari ikiriri niba ari igisimbizi, ngo ntabwo namwishyuza. Nkababwira nese tubigenze duteze. Papa we yahitaga avuga ngo Imana irishakira inzira, kuko mama niwe waba ufite urufunguzo rwa byose. Papa w'icyitwa inzu cyo hariya yo nta kibazo. Reka icyo yakoraga icyo nzi, yaricaraga akabara amafaranga bishyura agakuramo 1/10, ibindi akabibaharira. Akabwira ati mujye mumbarire 1/10, niba ni imiryango 5, 8, 10, mubare bakamuha 10. Ntiyirirwa avugana na Mama Fils kubijyanye n'inzu, agahora aserera na bano bana bakuru muri ibyo bintu. Byagije kugira aho ngaho rero dufata imiryango 2 kugira ngo bikemuke, yo kuba nibura yakavaringa ibyo bintu byose. Abariyo dufata turavuga tuti imiryango 2 niyo gukemura bya bibazo by'abatishoboye ba Mama Fils. Mbese nabishyurira ku gihe, azazaza nyabahe akavaringe wa mudamu uri ku kiriri yavugaga utagomba kwishyura. Wa mudamu ufite umurwayi kwa muganga ntago yamwishyuza. Nuko tubifata gutyo. Buriya hari ukuntu bavuga ngo iyo umuntu yagiye nibwo bamuvuga neza, ariko nk'abatsinda barabizi. Mama Fils
nta satani yagiraga nta satani yagiraga bakimara kudutangariza ko wowe birangiye mushiki wanjye Claudine yagize ihungabana arampamagara arira cyane ndamubwira nti rira ariko bishire kubera ko ntabwo uri wenyine yarabanye nshimira Imana igihe cyose papa Fisi yari ari kwa muganga aryamye muri koma anayivuyemo ubwo umubiri wa mama Fisi wari uri muri morgue aba bantu bose mubona hano bari bahari biragoye kuba wabona abantu bangana gutya baje kubafata mu mugongo nta mubyeyi n'umwe uhari bihita bigaragaza ishusho y'ababyeyi banyu uko bari babanye kubera ko nababwiye ko twebwe akenshi tutabaga duhari ndetse n'abasa nk'abankurikira bakuze ntabwo bari bahari n'ubundi babaga bari out of country ndashimira Imana yuko mama Fisi agiye gutura aheza ikindi papa Fisi muramubona hari ariko ndabizi neza ko ni bya bindi bya kigabo ntariho kuko bahuzaga mama Fisi yakundaga gusenga yarabidutoje twese nkanjye nabatijwe 2019 urumva nari ndimo ndasoza amashuri makuru bya bindi bibagusunika ngo batizwa adepera kenshi mubatizwa mufite imyaka 12 urangiza primaire ubatizwa ariko kubera ko nari mfite umuryango umwe bari muri Catholique urumva yaba ari kwa papa Fisi na mama Fisi bose bavuka muri Catholique ariko baje kuba ADP ubwo rero nakuze mbona amadini nk'atatu iruhande rwanjye ntibambwira ngo hitamire no baratureka turakura ariko agakomeza kubwira ngo kora iki kugeza aho naze kwisanga ndi muri korali kubera we kuko akenshi ntabwo twabaga turi kumwe na papa bitewe n'imirimo abashinzwe ngo bagira murabizi muri kumwe n'ababyeyi baba mama so niwe muntu wadukanguriraga cyane gusenga Imana mufite gukora amasengesho mufite kuzaza mbere yuko nimugora mujya kuryama muterana iminota 30 mugasenga byinshi Imana imuha umugisha kuri buri kimwe ikindi ndashimira Imana ko papa Fisi ubu tuvugana nibura yicaye hano tugiye guherekeza umufasha we ahari abirebesha amaso ye nagize ikibazo gikomeye ngiye na oncle ariwe adahari ndagusabye uziranye n'abaganga gerageza ibishoboka byose hanyuma turebe buryo ki twamanura umubiri w'umufasha we ahari nubwo yaba yicaye mu igare ariko Imana no mukozi w'umuhanga Imana atambuka nubwo bitoroshye gusa n'indwanyi nubwo mubona ko n'indwanyi
n'aba docteur yaba ari anti mama Nina, yaba ari oncle, yaba ari papa Moza, ba papa Fils bombi Gatsinze na Vita barabizi. Abaganga bagiye batwicaza bakatubwira bati uyu mupasteri ni bose bari bazi ko pasteri yaba ari shift za nimugoroba amaturu yose yakorwaga ya mugitondo bahazaga kureba pasteri. Nuwo n'umugisha wo kugira ngo turware buri muganga wese uje kuri poste ye abanze kureba papa pasteri. Bagiye batubwira bati uyu muntu nindwa situzi impamvu ari mararwana n'ubuzima kugira ngo agaruke. Uko twibazaga ngo umufasha we aragenda adahari biramira biti, nawe ubwe mu mutima we yarwanaga no kugira ngo abyuke, arwana no kugira ngo abyuke. Ndamushimira yarwaye igitwari kandi Imana izamufasha ntahazajya. Imana ntago yakwemera ko abagendera rimwe. Yego, ibyo nibyo dushimira Imana cyane. Twakabaye duhagaze hano ari mwe dufite twe mwenyine, natwe turi hano twenyine, ariko Imana yaramuzigamye. Nibiherwe icyubahiro. Ndabashimiye by'umwihariko nshimiye abadufashe mu mugongo kuva ku itariki 22. Ubwo ndimo ndavuga batsinda yose kuko nge narababonye harimo n'abayobozi bacu bari hano ba executive b'umurenge n'akagari. Imana ibaha umugisha mwembe. Abashumba batugezeho tukiri Rubavu iryo joro, murumva umushumba ujya gufata initiative yo guhaguruka saa 6 z'ijoro aje i Rubavu kuza kureba intama ze. Sinzi niba mubiha Valere, araryamye arabyumvishe, bashatse uburyo ki bahita bahaguruka ayo masaha. Baraje twararanye paka tugejejeje imibiri y'abacu hano mu gitondo mu masaha ya z'ijoro. Nabo nibwo bagiye kuryama. Imana ibaha umugisha utagabanyije. Twavuga byinshi gusa ndakomeza baromuna banje bashiki banje, mwarabibonye ntago muri mwenyine, right? Yego, ntago muri mwenyine kandi Imana yabazigamiye papa Fils arahari. Urukundo mama Fils yabakundaga nawe murabizi ko ni bamwe. Mukomere, imbere ni heza kandi inzira mama Fils yabatoje abariyo mukomeza. No gukurikira Yesu kandi mugakunda abantu, mugakunda gufasha. Inzira n'amasomo yagiye abaha abari byo muzakurikiza. Ndongera ndababwira ntago muri mwenyine. Yego, Imana ibaha umugisha. Mama Fils Imana imwehero kuko ridashira. Murakoze. Murakoze. Segonda rimwe kuvuga kuri mama Fils nkanjye biragoye, ariko ndavuga mu ncamake. Mama Fils twarabanye, mama Fils twakoranye umurimo w'Imana Dusenyi. Mama Fils yakundaga kwakira abashyitsi. Mama Fils twarinze tuva Dusenyi tujya Giheka tutarabura ibyo kwakira abashyitsi. Mama Fils yanoje umuco anoza no gukora. Mama Fils hari groupe dufite y'abadamu Dusenyi, yaravuga ati abagore nimureke twishakira imirimo izaduherekeza. Uwo murimo twawukoraga neza, tugasura abagenzi bacu twese duhuje umutima, twagera mu Mama Fils akadusengera. Yadukoreye ibintu byiza cyane, yari indashyikirwa. Kubura ababyeyi mu kagari kacu ka Kagugu turababaye, bose bari indashyikirwa. Kwa mama Pasiteri baradutumiraga ngo tujye kwakira abashyitsi. Twagerayo nkahasanga mama Mutoni, yakundaga kumamagara mu gitondo cya karazindutse akambwira ati mukobwa wanjye umenye ko gahunda ari ukuzinduka. Nageragayo nkasanga mama Mutoni tugafatanya kwakira abashyitsi bo kwa Pasiteri. Mama Muringa nawe akicara aho ngaho akavuga ati ngiye nimundushye ndwaye amaguru, ariko nawe akaba ahari. Mu by'ukuri bari ababyeyi bindashyikirwa. Hari ikintu kimwe nashobora kuzibagirwa, Mama Fils twarayoboranye. Mama Fils dutandukanwa n'indwara ya sima. Mama Fils arampamagara arambwira ati mwana wanjye rero si ukubatererana,
ariko dore asimemereye nabi, ikindi kandi Jeannette ararembye rwose mumbabarire mumfashe. Ndavuga ni nta kibazo. Mama Fisi yarakundaga kumamagara tukicara mu ibaraza akankundisha ibyiza byo gukora. Ndibuka umunsi umwe hari ibinejo Yehova yavuze ahangaha, aratubwira ati mama yatangaga agatanga adahari. Ejo bundi ku munsi w'amatora niho nabibonye, twari turi gutegura icyumba cy'itora, ibikoresho bitubana bike bitewe n'ibyumba twari dufite. Nahamagaye Mama Fisi arambwira ati ndi mu bukwe ariko ma umwana witwizere ndamumuha. Aramubwira ati none aho tuvugana shaka imikeka myiza mu cyumba cy'amasengesho uhereze mama Moyize n'ibiseke byiza mama Moyize bijyane. Mamagara na mama Muringa arambwira ati wowe ngwino ubitware byose birahari nta kibazo. Bara ababyeyi bitangaga baba bahari cyangwa badahari, babaye intwari ntituzabibagirwa, bakoze imirimo myiza myinshi. Ngiye ndibuka kiragiye cyabo cyo kugenda, Mama Fisi ubwe kwa kane yaraje aranyenginga, yararimo aransezeraho arambwira ati mama Moyize ahantu tuzajya ibintu zabo utarimo sinzi ukuntu bizaba bimeze. Ndamubwira ninge namaze gutegura urugendo, kandi urugendo rwanyu nararuhakanye kuko naho nzajya namaze kurarika, ni nubundi no gusenga nzambigiyemo, ariko mu by'ukuri nzabasengera Imana izabane namwe. Ubwo Mama Fisi numva ino nkuru yabo ngewe byananiye kubyakira, mpinduka nk'umusazi. Ni Mama Gadi wari ubimbwiye, mvuze indura aho ngaho ndavuga ntabwo byakunda ko pasiteri na Mama Fisi bapfa, ni Imana yo mu ijuru niyibuka imirimo basi dusigira umwe. Mama Gadi yabonye bimurenze asanga aho nari nicaye ndi kuvuza induru, arambwira ati mama Moyize rero ihangane, ya makuru n'ibihuha barimo barabeshya. Ndavuga ni nimba babeshya nawe uri umushinyaguzi, ibintu nkore ntabwo ari byo. Mama Gadi byaramurenze yisubira mu gikari. Bigeze aho nari ndi kumwe na Dirijana na Eliya na Ejide, twari turi kumwe ariko dutandukanye. Ndavuga n'ubu ngubu nimba ameze gutya Eliya wameze ati. Ngeze mu nzira barambwira bati tubonye ifoto ya pasiteri yapfuye, noneho subira kwa Mama Gadi mvuze induru, ibintu birandenga. Ndavuga ni si ibi bintu koko ni ukuri. Ariko ngiye kwa pasiteri barambwira bati pasiteri waracyari mu mwuka arimo araza. Ndavuga ni ngiye kugenda n'amaguru nge sehashika kuko sinzongera kwicara mu modoka. Nari ndi kumwe n'umubyeyi umwe, tugeze mu kabuga kwicara aho ngaho, ariko nkamubwira ni nge sinzongera kwicara mu modoka umbabarire, nicyo akora wenda reka dutege moto tugenda. Ubwo niko navuganaga na Korodina, dutega moto turagenda. Tugeze sehashika pasiteri yatugezeho nijoro cyane, ndavuga mbega mubona atwikira umutwe wose akaniha, ariko mu by'ukuri shimye Imana yo yamurinze, Imana ibaho umugisha.